ngo yita kanyekoreya cyangwa inyekoreya bayise Death is Game. Ntabwo aracyenda premier wumva. Dutangira wandika ngo nimba ari urupfu rubabaza kurusha izindi mpfu muri ubu buzima bw'umuntu usanzwe, ngo ni urupfu rukuzira ubizi ko ruzaza. N'amagambo utangiranye bayandika. Aya basi. Nakubwiye bitandatu nagomba cyo kirimo. Iyi filime ntabwo ndivuga amagambo menshi ahubwo mukanure cyane. Ngo urupfu rubabaza muri iyi si, ngo ni uruza ubizi ko ruzaza. Ko tuyitangiye. Cyangwa se rukaza ubizi ko itariki runaka nzananguka. Ngo urupfu rubabaza. N'ubundi twese turabizi ko tuzapfa. Ariko icyo tutazi ni itariki. Ariko uzi kubuziga ngo ku itariki runaka nzava mu buzima. Tangira harurira. Musore muto. 내가 무슨 죄를 지었다고? ese mana nakoze iki? Nacumuye icyo aruvuga. 죄를 지었다고 그거 생각하는 거야. Nuko barigira ata muri aka gahinda ni iki kibi nakoze? Arimo ararira. Uko arimo ararira hari uwaje n'imbunda. 내가 너를 찾아가기 전. Ati icyo ushinjwa nuko wowe waraje kunshaka. Sinzi uvuga ninde. 나를 만나러 온 죄. Ati waje kunshaka mbere yuko ufite kontra ntabwo byari byoroshye. Nabije mwamaga mushoferi. Nareka nze ngutware boss. Abantu barasendaga mu mabwate akajya kubabera umusare. Nyako bagere mu rugamahoro. 취업할 때 취업. Abakire bakodeshaga abakozi babasohokana akaba ujya kuba umusare wabo bakire. Ariko abo bakire batanangirira icyizere kuba bamakazi, kubabona akazi kajya ari ubusare. Abandi twiganye bagiye bakora amakwe mwana ngiye kurongora. 결혼할 때 결혼하는. Abandi mu buzima busanzwe umuntu ariga akabona akazi agakora ubukwe nk'abandi bose, ariko nge byari byaranze. Abandi bamagaye ama invitation batayira ubukwe. 나만 멈춰서 나아가지 못한. Nari meze nk'umuntu ahagaze ahantu hamwe udatarimo arajya imbere. 똑같이 반복되는 iminsi yakomeje kugenda yisubiramo, amateka yigarukamo. 제일 두렵게 만든 것은 nahoraga mfite icyizere kwenda nazabona ahazaza hazima, ariko byaranze. 통해 자소서. nanditse inzandiko zisaba akazi ndazandika, nkora amajob interview atandukanye, ariko kubona akazi gafatika byakomeje kwanga. Inyatsi nayigize umunsi umugabo bamugongeye imbere y'amaso yanjye, nkajya gukora interview mfite ubwoba. 를 타두겠다. ariko nakomezaga nikomeza mvuga ko umunsi umwe bizakunda. 그렇게 nyuma yo kumara imyaka 7 imeze gutyo, 그룹 최종까지 오게 되었다. ati nongeye kugira amahirwe yo kuba najya muri ya kampani ya Tekanga, nkareba ko nakongera nkora interview. 최희재 씨는 토익 점수 yarongeye aza kuri ya kampani imwe, SK도 있는데 bantu mukoresha interview. 는 없네요. 네. wigeze wiga mu mahanga? oya, ntabwo nigeze wiga mu mahanga. 경험이 중요한 건데. kubuza indimi z'amahanga cyane cyane bisaba experience yabyo irakenerwa, kuko kubuza indimi z'amahanga bigufasha kuba wahura n'abakire benshi batandukanye n'abashoramari mugakorana. rero kuba utarize mu mahanga nabyo biragusubiza inyuma. 죄다 아르바이트 경력뿐이네요. ese ko mbona akazi wagiye ukora ari ubuzi buciriritse. 얼마나 내세울게 umwana agiraga umutima ukomeye pe. 알바 경험을 쓰는지. aratubaza ibintu yakoze ngo yakoraga akazi k'ubukarani. 아르바이트 경험들을 쓴 이유는 atubabura agiye nshyira akazi nagiye nkora nyine kwara kujya kwereka ko ngira umurava mbaye mpawe akazi ko nakora cyane. 저는 알 것 같은데요. ati wakimara ikosa rya mbere wakoze nuko wangiza inzu y'abandi ukajya no kuzakuriza abaturanyi. icyo babyita sound pollution. 난 뭐 미친 사람인가 했네. kuza kumena abantu amatwi biryame bari mu bibazo byabo. baketse kuri n'umusazi. 어떻게 안 미쳐요? 전 재산 akafari ntabwo nasazi. 다 날렸는데. nabuze amafaranga yose nari mfite. 제발 그 자식 좀 잡아주세요. ndakunyize mufatira musenzi wajyanye amafaranga yanjye mu kadege. yajyanye mu kagorofani. 하신 거라면서요. ariko uburyo hano bivugwa buriya niyo ugiye muri betting byitwa ko ugiye gushora imari ahantu winjira, ko muri betting iyo uriye uba washoye ukunguka. so ntabwo wajya kurega kampani ya betting kandi byitwa ko ari investment watanze, urumva. 뭘 목적으로 투자를 했기 때문에 so rero muri iyi si iyo habayo investment you expecting a profit cyangwa inyungu, 손실이 발생했다고 사기죄로 고소해서 rero ntabwo wajya gufunga uriya musore kuko ajya ku bettinga, yavuze ko agiye gushora imari kandi ikintu wafunga na kampani ya betting. 죄가 성립되는 건 아니에요. habaye igihombo nakundi, ni nkuko wafunga iduka muri Mateus rigahomba. komana 그런 법이 어딨어요? ibintu byumvikana. 법이 그래요. amategeko y'umukorere kunavuga no gukubita tabure y'umuntu gukorera uri muri akora iperereza nabyo birahanirwa. 오빠, 웬일? yaje urakora cyane iri joro. 근처에 일이 있어가지고. nari mfite akazi hano hafi kiza kumubeshya. nabonye akaraka hano hepfo niyo mpamvu nciye hano. 술 마셨어? wongeye mu inzoga? komana 왜? ikibazo kisi. 뭐 오늘 같은 날 술도 못 마셔? ese ntabwo umuntu yemerewe kuba yanywa akayoga umunsi bwaremwe. 오늘 같은 날이 무슨 날인데? uvuye mu kazi uca mu mayoga umunsi nk'uyu. 되는 게 하나도 없는 날. 아니다. hari igihe umuntu aba ugasanga umunsi nta kintu na kimwe cyakubereye inyungu, ugasanga byose ni ibihombo, ugahitamo kwinywera inzoga.
원래 되는 게 있었나? 항상 이랬지. ati ibintu ntibyeze bicamo neza muri ubu buzima ko nabyifuzaga. Very depresiyo. Amaze imyaka 7 akundana n'uyu mukobwa ariko nta kazi. 나갈게. 들어가. umva kangende. 아, 잠깐만. buretse gato. arangije. 이번 달 면접 잡힌 거 많아서. ati nubwo wahinduye akazi harandi wagenda ukagora interview kareba ko wabona akazi. Mukobwa arandi hano azi ashaka ko yakora ka interview barimo barashaka abakozi. Iyo kampani ugenda usoma ibyawe niba byakunda nakabaje karimo ubutumwa wagenda ugakora interview. 겠냐? wabonye boyfriend mushyashya undebere. 아니야. 아니면 oya 미안. none se nukubera iki? 뭐 오늘 남자 소개라도 받았어? uvuye kuri blind date baguhe n'indabyo none ngo na boyfriend mushyashya ufite? 그런 거 아니라니까? ntabwo ari byo nese kuba mfite indabyo bigaragaza ko mfite boyfriend. 지수야. umva Gisu, ubu se izo ndabyo ni umucuruzi wo mwiza ko waziguhaye? 그만 헤어져 줄까? reka nkureke witangirira ubuzima. kananga nawe ubwo yarirebye uko ameze n'ubukene afite ahitamo kubwira umukobwa ati sheri reka dutandukana nawe mwisabira. 뭐? ngo 네가 괜히 나 같은 놈 옆에서 시간 낭비하는 거 미안하기도 하고. ati nanjye birimo birambabaza kubona umukobwa mwiza nkaho ufite iterambere urimo urangiza umwanya kumutindi nkanjye. basore bino filimi babera isomo ntujye ubona ko uri umukene ujye ubwira umukobwa ati sister bye kamureke wikomereza ubuzima ko ngenda by'ukuntu mpagaze mbona bitazavamo. ibyo kumbwaho nyene nkori byari n'iby'agaciro kumunyemerera ahantu ajya kwaka akazi. 난 항상 너한테 짐만 되잖아. ndabizi ko nakubereye umutwaro iyi myaka yose. 오빠는 더 열심히 살아야겠다는 생각은 안 ariko se wagerageje ugakora ugashaka akazi ibintu byo kunkatira n'ibiki? 들어? washatse akazi ugakora 언제까지 이렇게 살 건데? aho muri kuki zose wakomeza kwigira injiji kugeza ryari? 열심히. mugenzi wakubwa karamukunda. 이미? erega niyo nakora cyane ntabwo nakwigezaho. 그동안 네가 본 나는 열심히 안 산 거 같아? aho ubundi ubuteye kuri makora ibiki igihe cyose 아무리 열심히 발버둥 쳐도 나 같은 놈 uko nagerageza kose 뭐 달라지는 게 없잖아. ntabwo ibintu bijya bihinduka. manige nubwo yatangiye kwitakariza icyizere. 나도 이제 지친다고. nambi uyu mwanda muramo wo kuvuga ngo ndimo ndashaka akazi nawe yitakarije icyizere. 우리 관계가 reba relationship yacu cyangwa urebe urukundo rwacu. 나는 이게 ese urabona ko tumeze neza mu rukundo? urabona duhagaze neza turashikamye? 괜찮아? reba uko ibintu ukuntu bimeze hagati yanjye nawe. urabona ndi umusore uzakora nkashaka amafaranga nkavuga ndaguraza nshyize mu rugo nkugize umugore. buriya abazungu ni abantu babwizanya ukuri. ati iyo ndebye ukuntu mpagaze sister reka dutandukane. manega yegeye imbere akira winshakira akazi. 그만하자. reka ibintu tubirangirize hano bihagararire hano ukomeze ubuzima bwawe nanjye nkomeze ubwanjye. ndabizi ko ntuma uca muri byinshi ariko nawe ukeneye ahazaza heza. 잘 살아라. babyita kurekura. have a good life. ati genda wigirire ubuzima bwiza nta kintu nakubwira ariko singitinya urupfu 내 고통을 끝내줄 kuko urupfu numva aricyo gisobanuro cyiza cy'iherezo cy'agahinda mfite. urupfu niho hantu heza ngomba kujya. 더 이상 살기 위해 ndambiwe gustragoringa 것이다. ndwana no kubaho. maniga nuko yiyahuye. noneho muri kwa kwiyahura yiyahura hari umuntu uri kumuhamagara. dore mama we ngo arahamagara. buriya ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. buriya nyina mbanza amabere yari ikoze yakomana nyagasani dore agahinda. 나 죽은 건가? ese napfuye? kumva urugori rwanutse kuri etaje ko muri ahantu hijimye cyane ra? 어? 이건 뭐지? ni ibiki biri mu maso yanjye? kumva urugori rwariyahuye. 뭐야? ni ibiki bijya mbere? 연기? kirongera gikanguka kiri mu ndege muri private jet kirebye hanze. 지금 비행기를 타고 가는 건가? hasi ndi mu bundi buzima ndi mu ndege muri afterlife. buriya abanyaziya bizera nk'uyu umuntu apfuye muri ubu buzima ngo arongera akazuka mu buzima bw'ahazaza cyangwa se ubuzima bw'ikindi gihe 하늘나라라고 하더니 정말 하늘로? cyangwa ijuru ndi hejuru napfuye njya hejuru y'ijuru. karanga kureba neza iyi myenda. kureba neza abona hakurya hicaye akugi. kaga kuga twatangiye kamubwira ngo ikosa wakoze n'icyaha wakoze nuko waje kunshaka ko yongera ngushake. abona bicaranye mu ndege. 꿈은 그저 urupfu ni 내 고통을 끝내줄 하찮은 도구일 nicyo kintu cyonyine gifite ubusobanuro bw'uburyo agahinda n'akabaro nimo karangira. 뿐이다. 난 rwa rwandiko yasize 두렵지 않다. ati ntabwo nyitinya urupfu kundi
kuko niho nabonera amahoro. 최이재. Ati cyoya rwose nashimijwe no kureba urwandiko wasize inyuma. 어떻게 내 이름을? none se wowe gute uzi izina ryanjye? 네가 쓴 거잖아. se wanditse uru rwandiko se? wararwanditse usigaho akazina kanjye. 내 유서잖아. nyine ibyo byari nk'urwandiko rwa nyuma nsize inyuma. 당신이 cyangwa ibyifuzo. 어떻게? none se warubonye gute? ntago narubonye nta nubwo ruhari. 넌 죽었어. wapfuye reka kuba ko wapfuye ko wapfuye. 날 만난 게 그친 거지. kunjye ndi hano nk'ikimenyetso kigaragaza ko wapfuye. 내가 그저 너의 고통을 끝내줄 muri make ushaka kuba utarimo urasobanura ibyo ndimo ndavuga. 하찮은 도구일 뿐이라고. wari uzi ko urupfu ngo niryo herezo ry'akabaro wari urimo. 아니, oya. 죽어서 지옥으로 가던 너를 내가 데리고 왔어. ati mbere yo kugera mu kuzimu nabanje kugucisha hano. 넌 나에게 벌을 받아야 되거든. ariko nkeneye kubanza kuguhana mbere yuko ugera mu kuzimu. 내가 umanaze kubera iki? 내가 왜 벌을 받아? kubera iki ngomba guhanwa? 죄를 지었으니까. ugomba guhanwa kubera ko wacumuye. 특히 banyarwanda banyarwandakazi, telescopic fix hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda, ku bantu batuze imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid, hamwe n'abantu batuze imodoka z'ama electric. telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandel. baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. turahabaye dukorera hano mu Gatenga, ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. bantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho. dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane, harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekara yawe, akora ku modoka yawe rikaka ku buryo n'ahandi wayobera. dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane cyane n'izindi turazikora, ariko izi nizo twazobereyemo cyane. mutugane aracyari Sagrada Premier wumva. 날 하찮은 도구 취급했으니 wabaye nk'uri murankomera, niyo mpamvu ugiye guhanwa 큰 벌을 받아야겠지. kandi igihano cyawe ntabwo cyaracyoroshye. 당신이 뭔데 벌을 줘? none se wowe urinde wo kumpana? 죽지 않는 n'igihe kiremwa cyonyine 유일한 존재. kitajya gipfa. aya basi ati njyewe ugiye kuguhana n'igihe kiremwa cyonyine kitajya gipfa. 죽지 않는 kiremwa rukumbi kimwe cyonyine. 유일한 존재. 그래서 none 어떤 벌인 건데? igihano ugiye kumana ikihe? 신이 인간에게 부여한 기회. ati imana hari ikintu kimwe yahaye abantu cyiza kurusha ibindi. 넌 그 기회를 박탈당하게 될 거야. ati ikintu nawe ugiye kucyamburwa. 신이 부여한 기회? ikintu imana yahaye abantu cyiza, 그게 뭔데? iki cyaba ari ikisi. 인간은 abantu 긴 시간 동안 단 한 번만 죽는 것. ati nyuma yo kuba ubuzima burebure mupfa rimwe, nicyo kintu cyonyine imana yabaye cyiza. 고작 그게 신이 준 기회라고? none bakaba bavuga ko ari ikintu cyiza twagiriwe, ari ubuntu twagiriwe se? nibyo bita ngo ni impuhwe twagiriwe n'imana. 이 벌을 다 받고 나서도 ati ahubwo wowe nakabaye mbona wowe ari wowe ubivuga ubyishimiye. 고작이란 말이 네 입에서 나올 수 있을까? ati kuko ntabwo urakira igihano cyawe cya nyacyo cyuzuye, ubu ntabwo ndaguhana. 넌 앞으로 12번 죽게 된다. wiyahuye niryo kosa wakoze, ariko kuba wiyahuye mw'isi y'imyuka ntabwo urapfa, uraza gupfa inshuro 12. wumva icyo bita kwiyahura, no mu kuzimu baguhana. 너의 영혼은 곧 죽을 12명의 육체로 들어가게 돼. ati roho yawe izinjira mu bantu bazima 12. urabona uhure n'urupfu rwa nyarwo, 그리고 어떤 몸으로 깨어나든 kandi n'uburyo byamera kose bizajya birangira upfuye. ariho hamwe twatangiye filime ivuga ngo nimba ari ikintu kibabaza muri iyi si ni ugupfa ubizi ko uzapfa ari itariki uzapfiraho. ngo nicyo kintu kibabaza umuntu muzima. 무조건 죽게 된다. nk'uko wakangutse wambaye uyu mubiri, 그렇게 죽음이 얼마나 고통스러운 건지 느껴봐. ati none ngo ugiye gu experience nga cyane ngo ugiye guhura n'uburibwe bw'urupfu rwa nyarwo. akomana 신, 그들에게 닥칠 죽음들을 피하게 된다면 ati none ndashaka wowe uhangana n'uburyo ki wakwepa urupfu, 그대로 살아갈 수도 있어. wenda wagirirwa ubuntu ukongera ukabaho. izo mfu 12 nubasha kuzikwepa ushaka kubaho, 그대로 산다고? nakongera nkabaho.
그 야 niko bimeze 죽음을 피하게 된다면 ati muri iyo mibiri 12 uri bujyemo nubasha gukwepa urupfu rimwe uzabasha kongera kubaho. 넌 그 몸으로 남은 생을 살게 되는 거야. tuzabaho ubuzima bwawe bwose nta kibazo. uwo mubiri uzaba usigaranye n'uzabamo. ariko mana gitangiye kwifuza garuka ibuntu ariko sinshaka kubaho. 사는 게 지옥 같아서. ati ubuzima bwa mbere nk'ukuzimu nyiri ku isi, ubuzima bwa mbere inyatsi. 나한테 다시 살라고. niyo mpamvu niyahuye ntabwo nshaka kongera kubaho. ntabwo nshaka kubaho. 난 이미 죽었고. n'ubundi narapfuye. 다 끝났어. ubu byaranarangiye. 죽음은 끝이라고 생각해? none se ni ntabwo ko urupfu ari ryo herezo ry'ubuzima? wumva ko kubaho upfuye ibintu biba birangiye? 이제부터 시작이야. ahubwo urupfu ni itangiriro ry'ubuzima. reba kananga ibintu mwibwira ngo urapfuye ngo birarangiye, hari igihe ugera firiya ugasanga agahinda rwo gatangiye bitewe n'ibyo wakoze ku isi. 어디 한번 해봐. aho nkomeze ndebe ugerageza kuba wakontorora urupfu 통제할 수 있는지. kuko ugiye kubabara birenze uko wiga. 이 남자가 bivuze ngo uyu mugabo 내가 그렇게 입사하려고 노력해. niwe CEO wa Tekanga Group, 대표. niwe uhagarariye kampani nari marageza kuba nakorera. nta rupfu nkeneye, nta rupfu nkeneye. maniga dore ngo arabyimba mu mubiri w'abandi nawe undebere. 그것만 bivuze ngo 이대로 계속 사는 건가? ninkomeza kuba muri uyu mubiri nzaba nk'uyu mugabo, nzaba muri roho ya Kananga Cyoya ariko ndinde digite Tejin. ninde wakifuza gupfa? ibi byose ni ukumugerageza mwereke ikibi cy'urupfu, urupfu yikururiye. ariko bamubwiye ko agomba gupfa inshuro 12 urupfu rwamwibwiye. sawa, 이왕지사 이렇게 된 거 살자. niba rero hari ibintu ari nkeneye, urupfu turahangana. 이제 또 이런 인생을 살아보겠어. amahirwe aza rimwe mu buzima. niba ngize amahirwe yo kuba naza mu mubiri w'umukire, ngomba kurwana ibishoboka ku buzima simbuvemo. nawe undebere 어쩜 이건 era mu kuzimu. banyarwandakazi, telescopic fixing hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda, ku bantu batuze imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid, hamwe n'abantu batuze imodoka z'ama electric. telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandel. baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. turahabaye dukorera hano mu Gatenga, ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatoya niho dukorera. bantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki, turebaho. dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane, harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe, akora ku modoka yawe rikaka ku buryo n'ahandi wayobera. dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora, ariko izi nizo twazobereyemo cyane. mutugane aracyari Sagara da Premier wumva aho gucuncunaguza. ati ndakwereka icyiza cy'ubuzima wivanye mu rupati wansuzuguye, wakabaye waranegerera nakora iki nkaza njye ubwanjye kwishakira. yewe kubaruka we Kananga miliyari 3. I am going to make it nariye. Kananga yaje bu watermelon. arabibere kuri bari dikapu. Kananga yaramenetse, dora bamufanaga barumiwe. ureba abantu ba betting 30%! tugeze kuri tarani purusa bamusheseho, tugiye muri ka vakanse. bateka ku episode igenze nimucika nzikurikira ndacyari we Samano. Kananga n'urupfu sinzazarucikira, ariko ni 6 ukwezi na 2 ku cyumweru. aracyari mide ya umwite da Premier, ndabakunda cyane. Hasta la vista.
banyarwandakazi, telescopic fix, hybrid car services and repair baje nk'igisubizo ku banyarwanda, ku bantu batuza imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid, hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka agiye atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandel. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga, ukibaruka Kicukiro centre utaragira ukirenga Meru Gatenga gatuya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo, ngo amavuta, ngo sinzi biki, turebaho. Dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane, harimo nk'uwitwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe, akora ku modoka yawe rikaka uburyo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo, waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora, ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sagara da Premier Umva.